Igitondo cyiza. Ejo ni twabagizeho igice cya mbere cyangwa se operation Bamporiki episode ya mbere. Uyu munsi tubazaniye Bamporiki operation episode ya kabiri. Dore rero imbwirwaho n'amagambo yavuzwe na Bamporiki Edouard agatuma benshi bacika urondogoro. Byanditswe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022. Naho uyu munsi turi ku itariki 28 ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Nubara neza uramenya imyaka yose iyi mbwirwaruhamwe yanditswe cyangwa se igihe yayivugiye. Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco, wakatiwe kandi igifungo kigera ku myaka 4 n'izahabu ya miliyoni 60 kubera icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite. Bamporiki azwi cyane mu biganiro uburere mboneragihugu ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Bamporiki ni umusizi kandi uzwi cyane mu bisigo bikomeye cyane ndetse by'ubuhanga mu bya gihanga ndetse n'umuco nyarwanda. Akaba kandi umwanditsi n'umukinnyi wa filimi n'amakinamico atandukanye. Yamaze imyaka igera kuri 4 yose ari umudepite w'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Nitwa Eric Nshimimana no muri kumva, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Ubuvumbuzi, siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro byose n'ahandi wabisanga. Ibyamamare muri politike ndetse n'ahandi wabikura atari kuri Biza TV Rwanda. Wowe ukomeza kuri subscribe, ukoresha maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikugereho umunsi ku munsi kandi bishya. Amateka yaranze isi, ibigezweho ku isi, byamamare ku isi n'ibyaranze ku isi, n'ubuzima bw'isi, ubukungu bw'isi, iterambere ry'isi, ubumenyi bw'isi, ibinyabutabire, ubukorikori byose bijyanye na technology tuzabiguha. Nawe ukoze subscribe aka kanya, menya ko utangiye urugendo rushya n'ubuzima bushya bwo kumenya isi n'abayituye nkuhaye ikaze. Gusa reka nsuhuze abaturanyi mu gihugu cy'u Burundi bari Ngozi, Cibitoke, Bujumbura, namwe kandi muri za Uganda, namwe muri za Tanzania, abari mu gihugu cya Kenya, abari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, namwe kandi mutera inkunga muri Kota Masimbi mbahaye ikaze. Abari Central Africa, abari South Africa, abari West Africa, abari North Africa, namwe muri Burayi ndabishimiye mbahaye ikaze. Gusa ndagusabye ngo ntege amatwi wumva akantu ku kandi, umunota ku munota, isogonda ku isogonda, maze wumve kandi umenye nkuhaye ikaze mu muryango mugari wa Biza TV Rwanda. Bamporiki Edouard, iyi ni episode ya kabiri. Wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko ndetse n'Umuco, wigeze gukatirwa igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu. Ejo bundi yarahababariwe. Iyo hazabu yanganaga na miliyoni 60 kubera icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha umwanya afite mu nyungu ze bwite. Bamporiki Edouard azwi cyane mu biganiro ku buremboneragihugu ndetse n'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda. Bamporiki Edouard ni umusizi, akaba umwanditsi ndetse n'umukinnyi w'amafilimi n'amakinamico. Yamaze imyaka igera kuri 4 yose ari umudepite w'ishyaka rya FPR Inkotanyi. Mu mwaka wa 2017 agirwa umukuru w'itorero ry'igihugu. Naho kuva mu mwaka wa 2019 agirwa ushinzwe urubyiruko n'umuco muri guverinoma y'u Rwanda. Bamporiki Edouard uzwi cyane mu ikinamico Urunana, akina nka Akideyo, azwiho kandi kuba intyoza mu Kinyarwanda cyangwa se mu bijyanye n'umuco nyarwanda. Yamenyekanye kandi ku magambo ataravuzweho rumwe cyane mu mbwirwaruhamwe no mu biganiro bitandukanye yagiye akora hirya no hino hatandukanye. Dore rero zimwe naguteguriye muri episode ya kabiri cyangwa se operation Bamporiki Edouard episode ya kabiri. Zimwe mu mbwirwaruhamwe zitavuzweho rumwe kandi zavuzwe na Bamporiki Edouard. Ya mbere, uko zikwiyegereza niko zizakurangiza. Imbwirwaruhamwe ya mbere yaciye ibintu niyo yavuze ku mubyeyi we cyangwa se mama we muri Gicurasi umwaka wa 2017 i Kigali, arimo kumurika igitabo cye yiswe Meeting Genocidaire. Mu buhamya Depite Bamporiki yahaye abari bitabiriye uwo muhango, yagarutse ku kuntu yigeze gukoranya abo mu muryango w'iwabo i Nyamasheke, akajya kubabwira ko aba muri FPR Inkotanyi, ariko bakamukwena cyane. Icyo gihe yavuze ko bamwe mu bo mu muryango we bagifite ivanguramoko. Asubiramo ko nyina yamubwiye ati, uko ubona zirushaho kugenda zigushyira imbere niko zizakurangiza. Yagize ati,
mama wanjye ni umukecuru uba i Nyamasheke. Naramuhamagaye mubwira ko nshaka ko bahuza abantu mu muryango mwaka wa 2010, njya kubabwira ko hari umuryango mwiza mbamo wa FPR Inkotanyi, kandi ko numva nshaka ko abantu bakuru b'iwacu nabo bayoboka umuryango. Abatante bose cyangwa se ba nyina wabo na ba nyirasenge baraseka cyane, barakumbagara, bakirika iriya ngo kwe, bakihirika iriya ngo wowe ngo uri Inkotanyi ntiyego, bakongera bagaseka cyane. Ni ukuvuga ngo mu bitekerezo by'abantu harimo ikintu cyo gufata Inkotanyi yitwa Bamporiki wayihuza na Tito nibihure, bati iyi Nkotanyi itareshya n'izindi, iyi Nkotanyi itaraturutse aho abandi baturutse. Ntabwo abo bantu b'iwacu bize, gusa ndimo ndashaka kubereka ibintu turimo guhangana nabyo. Niba dushaka ko bigera aho bigera, nta nubwo tugomba guhera ku baturanyi, tugomba guhera ku biwacu. Yakomeje agira ati, Bamporiki imbaye umudepite ngize umugisha, ngiye iwacu ndababwira barishima, nza kuzagera igihe njya mu butumwa bw'akazi, isaha igeze nibuka ko ntabwiye mama. Ubundi urumva umukecuru wo mu cyaro abagushaka buri gihe. Umugore wanjye yararimo kunkorera igikapu, ngewe narisizigaga turi mu cyumba. Ndashaka kubabwira uko byari bimeze. Noneho telefone ndayihamagara, nyishyira muri haut-parleur loudspeaker, irasona. Noneho mama wanjye yitabye. Nti mama bite? Ati ni byiza. Afite telefone. Iyo telefone nayiguze mu mushahara nahembwe n'Inkotanyi. Ubwo noneho aritaba. Nti mama rero ntabwo mari, ngiye kujya mu gihugu cya kure cyitwa Vietnam, nzamarayo icyumweru, nugira ikibazo uzavugishe umukazana wawe, nge sinzaba mpari. Noneho ahita hina ijwi ati, yewe uri mu rugo? Ni yego. Aturi wenyine? Noneho ariko mu by'ukuri ambaza ngo uri wenyine? Yambajije ko ndi mu rugo, noneho ariko mu by'ukuri ambaza ngo uri wenyine. Yambajije ko ndi mu rugo, narwanye urugamba rw'igihe gito rw'uko nashatse nuko navutse. Noneho mama mubwiye nti ndi njyenyine, ahita ambwira ngo umva ngo hanyuma rero ngo uko ubona zigenda zirushaho kugenda zigushyira imbere niko zizakurangiza. Nashoye ibiceri 300 gusa by'amafaranga y'u Rwanda, none ngeze kuri miliyari 1. Mu kiganiro yagiranye na Radio Rwanda ku itariki 9 Nyakanga mwaka 2021, Bamporiki Edouard yavuze ko yageze i Kigali afite ibiceri 300 byonyine by'amafaranga y'u Rwanda, ariko abara umutungo wa miliyari kubera politike nziza y'Inkotanyi. Yagize ati, kuba waravuye icyangugu mwaka 2000 ibiceri 300, ibiceri 1, 2, 3 gusa, ukisanga Nyabugogo nta so wanyu, nta nyogosenge, nta nyoko wanyu, mbese uhasanze politike y'Inkotanyi gusa. Na politike ntuzi ko ihari gusa, uraje ariko icyo gihe yari ihari. Ariko ngewe kubera ko nakoze ubuhanzi bumpa amafaranga, bigeze hagati atangiye kuba menshi, njya muri politike, kuba umuryango Inkotanyi wantuma gukorera u Rwanda, noneho mu buryo bw'akazi kandi ubihemberwa. Ariko niba ufashe ibintu Bamporiki atunze ukabigurisha, sha ntabwo waboramo miliyoni pe. Ayo n'amagambo yagiye atangaza. Ndi idebe ryawe. Iyo ni irindi jambo yavuze rya gatatu. Ku wa 10 Mutarama mwaka 2022, impaka zabaye zose ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho yasakajwe na Minisitiri Bamporiki wiyise idebe ry'umukobwa wamugabiye inka. Kwitwa idebe benshi babitangariye kuko ari Kinyarwanda kitari icyubu, ndetse kandi urubyiruko rwinshi rwabihuje n'idebe basanzwe bumva mu mvugo z'ubu ngubu. Iri jambo ryakuruye impaka ku mbuga nkoranyambaga cyane nyuma y'uko Minisitiri Bamporiki agabiwe inka n'umukinnyi wa filime Isimbi Alliance, akamubwira ko abaye idebe rye. Bamporiki yagize ati, ubundi iyo ari umugabo akugabiye witwa umugaragu, ariko iyo ari umugore ukugabiye inka ukayemera witwa idebe. Ubu ndi idebe ryawe. Birangira
akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Birambirwa akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Iyi nayo ni iyindi mbwirwaruhamwe yatangaje mu nama nkuru ya 14 y'umuryango wa FPR Inkotanyi yateraniye i Rusororo mu karere ka Gasabo mu nzu ya Intare Arena kwa 21 Ukuboza mwaka 2010 kwa 21 Ukuboza mwaka 2019. Bamporiki Edouard yaregeye Perezida Kagame abanyamuryango biri shyaka batega abandi imitego babishaka. Ati maze imyaka 6 mpawe akazi n'umuryango guhera mu nteko ishinga amategeko mu itorero ry'igihugu, ubu mukaba mwarangira icyizere mukangira umunyamabanga wa leta. Hari kandi ibintu nabonye ko byasigara mwaka 2019 ntabwo abanyamuryango dukundana, niko yavuze. Abanyamuryango bari hano buri wese afashe indanguramajwi akavuga mugenzi we wamuteze imitego abishaka, wamubesheye abishaka, haba kandi umuntu ahimba inkuru ikagera ku munyamabanga mukuru cyangwa se SG w'umuryango akamuhamagara akamubaza ikintu utigeze urota, utigeze utekereza, utanarota n'iwanyu batarota. Ni ukuvuga ngo kwa kubaha amahame n'ibyemezo by'umuryango wa FPR Inkotanyi ndetse n'icyemezo cyanyu nyakubahwa chairman. Iyo mugiriye icyizere umuntu mukamuha inshingano, umunyamuryango wese ugambiriye kumutega umutego yibwira ko ari uguhemukira uwo ateze umutego, ariko nawe aba yihemukira. Nshobora kugira intege nke zo gukora ibyo mwanshinze, ariko noneho iyo hiyongereyeho ko buri munsi ngomba kujya nsimbuka imitego nk'itanu cyangwa se 6 mbere yo gukora akazi mwampaye, birangira akazi kabaye gusimbuka imitego ukayoberwa igihe tuzakorera akazi. Turande magambo kandi yatangiye kuri Twitter cyangwa se X bigaca ibintu utifuza kubyakira, bigaca ibintu utifuza kubyara u Rwanda akwiye kuva mu babururira, utifuza kubyara mu Rwanda akwiriye kuva mu barurerera. Bamporiki Edouard yigeze gusaba ko Karasira Aimable wafunzwe azira ibyaha birimo icyo guhakana ndetse no guha ishingiro jenoside yakorewe Abatutsi umwaka wa 1994 yakurwa mu barimu ba kaminuza y'u Rwanda. Ibi Bamporiki Edouard yabitangaje nyuma y'amashusho yari ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga Karasira Aimable avuga ko atashyingiranwa n'umunyarwanda kuko atifuza kubyara umunyarwanda nyamunyarwanda. Aha niho Minisitiri Bamporiki yahereye avuga ko niba Karasira atifuza kubyara u Rwanda nta n'impamvu yo kurerera u Rwanda. Inshuti bakunzi babiza TV Rwanda, ayo ni amakuru atandukanye cyangwa se icyo twise operation Bamporiki Edouard tukugenda tubakorera. Twaturiye kuri episode ya 2 mu minsi mike cyangwa se mu masaha make turaza kubagezaho na episode ya 3. Nitwa Eric Nshimimana, ukomeze kuri subscribe ukoreshe maze ibiganiro bya Biza TV Rwanda bikugeraho umunsi ku munsi. Nta yindi neguza naho ubutaha.